nupfa ntabwo Imana izakubaza kuki utabaye Mesiya cyangwa se ngo ikubaze kuki utavumbuye umuti uvura kanseri. Ahubwo Imana izakubaza wakoze iki n'impano naguhaye n'ubushobozi naguhaye bwose ukiri ku isi ugifite umwuka. Muri iki gitabo dukomeje gusoma gerageza inzozi zawe, turasangamo ibintu bitatu abantu bitwaza ntibagere ku nzozi zabo. Turabonamo kandi ibintu bitanu wakora kugira ngo ubone inzozi zawe. Hanyuma turarangizanya n'ibibazo ushobora kwibaza kugira ngo ubone inzozi zawe. Kurikira. A dream is possible only if you own it. Inzozi ziba impamo gusa iyo ari izawe. Ni gute wasubiza iki kibazo? Ese inzozi ufite ni izawe? Ese witeguye kuzigerageza? Subira inyuma mu mateka yawe, urebe ibintu wagiye ugerageza gukora, urebe intego wagiye ushyira mu bikorwa nimba ari izawe koko. Ese byaba bituruka ku byo ababyeyi bawe batekereza kuri we? Ese byaba bituruka ku byo abantu bandi batekereza kuri wowe? Cyangwa se ni wowe wabyifuzaga? Ese waba warabigezeho kubera ari wowe uri we cyangwa se uwo wagombaga kuba? Ni inshingano za buri wese kumenya icyamuzanye kuri iyi si, kumenya uwo ari we, ibyo ashobora gukora n'ibyo ashobora kugeraho. Mu by'ukuri Imana yakuremye ifite icyo uzageraho. Ni ahawe ho kumenya ni iki cyakuzanye kuri iyi si. Ati inzozi zawe uzazigeraho ari uko wamaze kubona igisubizo cy'ibyo bibazo ugomba kwibaza. Ni ryari uzamenya yuko inzozi ufite atari izawe cyangwa se ari iz'undi muntu? Uzamenya ko inzozi ufite atari izawe igihe zitakubereye. Uzamenya ko inzozi ufite atari izawe igihe zikuremereye ku ntugu, igihe wumva zitwara ingufu zawe zose, igihe zituma wumva wakwisinzirira. Uzamenya kandi nanone ko inzozi ufite atari izawe igihe zigushyira ahantu udafite ingufu zo kugerageza ibyo ugomba gukora. Inzozi ntabwo ari izawe mu gihe zuzuza inzozi z'abandi, maze izawe ntubone uko uzigeraho. Ni ryari uzamenya ko inzozi ufite ari izawe? Uzumva ko ari izawe igihe wumva umeze neza, igihe utazaba ushobora gusinzira wumva ko hari ikintu ushaka kurangiza gukora, igihe wumva yuko roho yawe ifungutse imeze nk'iri kuguruka. Uzamenya ko inzozi ari izawe igihe uzaba wumva unyuzwe, igihe uzaba uri gukora ibintu bikujyana hanze y'ibintu umenyereye, ukajya gushaka ikindi kintu gishyashya, ukajya kugerageza ubundi bumenyi bushyashya. Icyo gihe uzumva yuko ari cyo kintu wakorewe gukora muri ubu buzima. When the dream is right for the person and the person is right for the dream, the two cannot be separated from each other. Iyo inzozi ari zawe n'umuntu yaragenewe izo nzozi, uwo muntu n'inzozi ze ntibashobora gutandukanywa. Gukurikira inzozi zawe nibwo buzima, nibwo unyurwa n'inzozi. Iyo ukurikira inzozi zawe ubona neza buri kintu cyose, nibwo buzima. Ni intambwe ikomeye ya ngombwa kugira ngo unyurwe n'inzozi zawe. Ntushobora kugera ku nzozi zawe mu gihe atari izawe. Mu gihe ukurikira inzozi z'abandi ntibishoboka. I have a dream but mfite inzozi ariko abantu banga gukurikira inzozi zabo kubera ibyo bitwaza ibintu byinshi bitandukanye. Mukuru wanjye rari yambwiye yuko iyo agiye gukora umushinga runaka akaba afite umuntu bagiye kukorana, iyo abonye yuko uwo muntu atarimo wese, atabifitemo inyungu, kuko buri wese aba agomba kugira uruhare muri uwo mushinga, ntabwo yirirwa atera intambwe akora uwo mushinga, arawuhagarika. Ntushobora kugera ku nzozi mu gihe atari izawe. Nicyo kintu yitwaza cya mbere. Dore ibintu bitatu abantu bitwaza kugira ngo badakurikira inzozi zabo. Ikintu cya mbere, inzozi ntizijya ziba impamo ku bantu basanzwe. Dreams don't come true for ordinary people. Icyo kintu cyo abantu bitwaza, bakumva ko badashobora kugera ku nzozi zabo, bavuga ati se naba ndi Martin Luther King, naba ndi Winston Churchill, naba ndi kanaka. Maxwell avuga ati umuntu uwo ari we wese ashobora kugera ku nzozi ze, nawe akaba icyitegererezo ku bandi bantu benshi cyane. Kuko iyo ukurikira inzozi zawe umera amababa, umera nk'undi muntu, ugira izindi ngufu utazi aho uziturutse, kubera yuko inzozi ari izawe, aricyo kintu waremewe gukora.
rero ntugahagarike kurota cyangwa se kugerageza inzozi zawe kubera ko wakwitwaza yuko utari umuntu nk'abariya abantu b'ibyamamare bazwi. Ahubwo kurikira inzozi zawe kuko zizaguha amababa utazi aho aturuka, ntuze naho bizakugeza. Rero kurikira inzozi zawe. Icya kabiri, if the dream isn't big, it's not worth pursuing. Urwitwazo rwa kabiri, ati inzozi atari nini nta gaciro bifite bwo kuzikurikira. Aha John Maxwell avuga ati ntabwo inzozi ari zo kugereranya, ntabwo wazigereranya n'inzozi za runaka kuko ntabwo mubayeho ubuzima bumwe. Yongeraho akavuga ati nta bipimo byerekana aho inzozi zigomba kuba ziri, aho zigomba kujya, naho ugomba kuzigereranya kugira ngo umenye yuko ugiye kugera ku nzozi zawe. Nta bipimo ntabyo. Urwitwazo rwa gatatu, now is not the right time to pursue my dream. Iki gihe ntabwo ari cyo gihe cyo gukurikira inzozi zanjye. Abantu ntibakurikira inzozi zabo bitwaje ko igihe kitaragera. Ni nk'aho bategereje uruhushya ruva ahandi hantu, kandi mu by'ukuri ari bo bagomba kwiha uruhushya rwo gutangira no gukurikira inzozi zabo. Urubyiruko ruba rutaragira ubumenyi buhagije ngo rukore ibintu rushishoje, kubw'ibyo bagakora ibintu abantu bita ko bidashoboka, bagatungurwa ari uko babigezeho. Ibyo ngibyo bihoraho, ibisekuruza bikagenda bikurikirana. Umusitari wa filime Jim Carrey yahuye n'ibigeragezo mu ntangiriro z'akazi ke, aho yamaze imyaka 15 asetsa abantu mu tubari. Igihe cyose yashaka kubivamo yivugaga story ya Rodney Dangerfield wahuye n'ibizazane ubwo yatangiraga inzozi ze ku myaka 30, ariko zikora muri industry y'urubyiruko, akabihagarika akagaruka nyuma y'imyaka 10 ubwo yari afite imyaka 40, agakora ibitangaza akaba uwa mbere muri iyo industry. How to take ownership of your dream. Ni gute wakurikira inzozi zawe? Dore ibintu 5 wakora kugira ngo ukurikire inzozi zawe. Icya mbere, be willing to bet on yourself. Ntushobora kwizera inzozi zawe mu gihe wowe ubwawe utizera. Ati ababyeyi bazagufasha, abarimu bazagufasha, aba mentors, abantu bagira inama abandi bazagufasha mu buzima bwawe bwose, umugore wawe azagufasha, umugabo wawe azagufasha, ariko mu gihe wowe utizera ntacyo uzageraho. Ati nimba ushaka intsinzi ugomba kwizera ko wayigeraho. Icya kabiri, lead your life instead of just accepting your life. Yobora ubuzima bwawe aho kugira ngo wakire ubuzima bwari bwo bwose uko buje. Imbaraga zo guhitamo nizo mbaraga ziruta izindi zarizo zose umuntu afite. Ikibabaje nuko abantu badahitamo ubuzima bakemera uko ubuzima buje kose. Niyo mpamvu batagera ku nzozi zabo. Umucikacumu wa jenoside yakorewe abayahudi yanditse igitabo aho avuga ati nupfa Imana yakuremye ntabwo izakubaza ati kuki utabaye Mesiya, ati kuki utabonye umuti uvura kanseri, ahubwo uzabazwa uti wakoze iki n'ubumenyi wari ufite n'ubushobozi wari ufite bwo kugira icyo wakora mu ngufu zawe wari ufite igihe cyari cyose wari uri kuri iyi si. Wabigenza ute kugira ngo uyobore ubuzima bwawe? Igihe cyari cyo cyose umutima nama wawe kubwiye ikintu gikore, kuko kiri mu bushobozi bw'ibyo ushobora gukora. Ntukibagirwe yuko uri igitangaza, kuba uri kuri iyi si ni wowe wenyine, nta wundi muntu musa muhuje ibintu byose, ntibishoboka. Ufite impano zawe, ufite ibyo wanyuzemo, ufite n'ibyo ushobora kuba wakora igihe cyacyo cyose uri kuri iyi si. Ati rero kurikira inzozi zawe kuko zizafasha n'abandi benshi. Icya gatatu, love what you do and do what you love. Kunda ibyo ukora kandi kora ibyo ukunda. Umuhanzi w'umunyamerika uzwi mu mateka wanditse God Bless America, umunyamakuru yamubaje ati ni ikihe kibazo abantu batajya bakunda kukubaza wifuza yuko bakubaza, ese ni iki wasubiza? Arababwira ati abantu ntibajya bambaza ese byagenze gute ku ndirimbo zose wanditse ariko zitakunzwe, zitabaye hit. Arasubiza ati icyo gihe ngiye nabasubiza nti indirimbo zose nanditse zose ni nziza, ni nziza pe. Abantu batsinda mu buzima bakunda ibyo bakora kandi bagakora ibyo bakunda. Irari ryo kugera ku nzozi zabo n'impano zabo nibyo bibayobora, kuko biza bifatanye amaboko mu maboko. Impano, irari ryo kugera ku byo ushaka kugeraho no gukunda ibyo ukora. Ati ntabwo ntekereza yuko Imana ikora amakosa yo kurema umuntu afite impano imwe gusa, ahubwo imuha ibintu byinshi ashobora kuba yakora, ashobora kuba yafatanya agakora ikindi kintu gitangaje.
Bronson yaravuze ati abantu bazagera ku ntsinzi mu gihe kizaza ni abantu bazibaza ikibazo gikurikira: ni iki nakora n'ubuzima bwanjye? Igihe icyo ari cyo cyose ushaka kugera ku ntsinzi, hera kuri iki kibazo: ni iki nakora n'ubuzima bwanjye? Icyo gihe icyo wakora icyo ari cyo cyose muri industry wajyamo rero yose uzatsinda. Ati ntabwo ari ukugendera mu bigezweho ubu ngubu kugira ngo ubone gutsinda, ati ahubwo ni iki wakora ku buzima bwawe nicyo kizatuma umuntu atsinda. Kuko mu gusubiza icyo kibazo uzakora ibintu wumva ushyizeho umutima wawe n'ubwenge bwawe. Icyo gihe uzakunda ibyo ukora kandi ukora ibyo ukunda. Waba wemeranya n'abantu bavuga yuko kugera ku ntsinzi ari ukugera ku butunzi bwinshi, kugera ku ntsinzi ari ukuba icyamamare, kugera ku ntsinzi ari ukugira umwanya ukomeye n'ibindi nk'ibyo? Nimba ubyemera, none se ni ubukire bungana bute bwerekana ko umuntu yabaye successful? Ni fame ingana gute? Ni kwamamara kungana gute byerekana yuko wageze ku ntsinzi? Ati se haba hari igipimo twese twagomba kureberaho kugira ngo twese tupimireho ko twatsinze? Njye simbyizera. Intsinzi no gukora igishoboka cyose igihe icyo ari cyo cyose uhereye aho ubuzima bwawe buri, aho uri hose mu buzima, ugakora ikintu cyiza. Ntabwo ugomba kwemera ko abandi bantu bagushyiriraho igipimo, kimwe nk'uko utagomba kwemera kubaho ubuzima bw'undi muntu. Kwigereranya n'abandi bantu nta nyungu tubivanamo, nta nubwo bituma twegera inzozi zacu, ahubwo bihora bidushyira hasi. Kwigereranya n'abandi bantu ni nk'uko wabona inka ziri kurisha zikabona igikamyo gitwaye amata cyanditseho pasteurized, homogenized n'ibindi nk'ibyo ngibyo, hati harimo vitamine A, zikibaza ati siko twe tutazi gukora amata? Bituma wumva wowe ntacyo ushoboye, kandi mu by'ukuri hari byinshi ushoboye. Menya yavuze ati Imana izagufasha kuba uwo uriwe, ariko ntizagufasha kuba undi muntu. Ati hari itegeko yabonye rya 18:40-60 rivuga riti ku myaka 18 uhangayikishwa n'icyo abantu bose bavuga kuri wowe. Ku myaka 40 ntacyo wita ku byo abandi bantu bavuga kuri wowe. Hanyuma ku myaka 60 ukabona ko nta muntu wari ukwitayeho mu by'ukuri. Icya gatanu, believe in your vision for the future even when others don't understand you. Izere mu cyerekezo cyawe cy'ejo hazaza n'iyo abandi baba batakumva. John Maxwell akwibutsa yuko utari impanuka kuri iyi si, ufite impano zawe kuri iyi si, ufite ubushobozi bwawe bw'ikintu ushobora gukora kuri iyi si, ufite buri kintu icyo ari cyo cyose kugira ngo uzagire ejo heza hameze neza. Nk'uko Arnold Schwarzenegger iwabo batabyumvaga, kurikira inzozi zawe. Niyo batabyumva ariko wowe ufite icyizere cy'ejo heza. Mu by'ukuri iyi inzozi ari izawe, abantu benshi ntibazakumva, ariko ntibivanaho ukuri kuriho, reality. Nimba intsinzi itaje mu byo wipangiye ikaba ari nziza ku bandi bantu, ntabwo uzanyurwa, ntabwo ari intsinzi nyayo. Ati buri muntu wese afite ubushobozi bwo kubaho neza mu rundi rwego rukomeye. Fata inzozi zawe neza, kuko inzozi zifite ingufu zikomeye cyane mu kubaho muri iyi si. Ati hari igihe nabaga ntameze neza, ariko nakwibuka inzozi zanjye nkahita mbyuka mfite morale, mfite umurava, nkakora ibyo ngomba gukora. Ese ushobora gusubiza iki kibazo: inzozi ufite ni izawe? Kugira ngo ubyumve neza, subiza ibi bibazo: ni iki wakora mu gihe nta kintu na kimwe kigufata kiguhagaritsa mu byo ushaka gukora? Ni iki wakora uzi neza yuko ufite imyaka 5 yo kubaho imbere yawe yonyine? Ni iki se wakora mu gihe buri kintu icyo ari cyo cyose ukeneye waba ugifite? Wakora iki? Cyangwa se ni iki kintu wakora mu gihe wizeye yuko 100% udashobora gutsindwa? Ni iki wakora? Ibi bibazo ni ukubisubiza neza witonze, ubitekerejeho, uhumeka, wumva ko ari wowe uri mu mubiri wawe uri gusubiza ibyo bibazo kuri wowe ku giti cyawe. Ibibazo wabisubiza ute? Ni iki wakora muri ibi bibazo byose?
mu gihe wumva utaramenya neza icyo wakora, hari ibindi bibazo byagufasha. Ikibazo nka ni izihe mpano mfite, ni ibihe bintu bitanu nkunda kuri njyewe, ni abahe bantu batuma numva ndi special, batuma numva ndi special, ni ryari nigeze kumva mfite ingufu muri njyewe z'ibintu nikoreye, z'ibintu nakoze. Ngayo nguko turangije chapter ya mbere, tuzakomeza na chapter ya kabiri ubutaha. Let's rock the DJ.